ushoboye none wese ushoboye ariko sinana gufungishiriza hano nagufungisha muri Rwanda amajojo ari nk'ibishoboka ngo ndagufungishiriza wowe nagushyira ibyo bicecu ufite mu kanwa bikagupunguka. Rero bimenye ko ntarimo muri iryo fungwa iyo ndibamo yari kujonjora nkagufata nkajya gufungisha ishuri 1500 wowe Aline we wenyine ku giti cyawe. Rero bimenye ngiyo mbamo mu bafungisha iyo mbamo cyangwa iyo ngira uburyo sinana gufungishiriza hano nagufungishiriza aho uzapfira. Ego koma habonye video ngo mwiyunze hano kubeshya twahuriye mu gikorwa cya mama Mudenge yari yabyaye tujya kumusura kandi twese turi inshuti ziwe ku mpande zose so twahuriye muri icyo gikorwa ariko nta kwiyunga kwabaye nta kwiyunga kwari guhari izo mbabazi nzisaga ku mugabo wanjye honyine ntacyo nakoze honyine. Vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho mumeze neza natangiye ntangira ngubanye kanisimbire ku gacupa kawe kaniwere nisimbire manda bakire sana kuri MutoManza. Thank you so much MutoManza. Muraho murakomeye turashimira ngo abafana banjye barabemera ariko ngo barabemera ngo barabemera cyane reka mbe ndetse reka mbasare twivuge n'ubundi ni umuco twasanze n'ahangaha hanyuma duhite dukomeza tutanziye wapi ni ku murongo gama ni ku musitari nuko bonye mawe fahi ntanye ko ukuri hano mabuko cyangwa mabusha aya hamudongo mbere nyekwe nese bwo ni nyako bukwe for real akasha yemi nyabukwe apana nzandiza hano akazi kimwe apana kandi bijya kubesha mu mubyara wa mama wa sogokuru sogokuru ngavukana ngo na nyirakuruza ntabwo napana ibyo mu n'ikimenyetso none umbyemera ni ikimenyetso ko mvukana na nyirabukwe uri mu mama mwese ubwo ntari nyirabukwe gutese ariko ngute kwa kundi tumuhereze igipande cyo kwa muganga aho badushingiye bayita ifishi yo kwa muganga ifishi kabisa yego twagiye kwini ariko icyo cyose ndacyemera komeza ntari murangubanyije ntako uraje uhakana amasano menye ko ndi nyirabukwe munyakidaho ntabwo bibaho se n'indi muntu byina na nyirabukwe baba kagombye kuba baraguciye uzakaza iki mujya murya biteranye ko uzikatomba uburyo mwaka uzugiranye ko ubwo udashobotse ukabyihangana cyangwa ugira umukazana we ndashoboka umukazana we adashoboka wovuga ngo mbiswamaye ugacanga naho nimba wagumanye nawe niwe ukemangwa twagiye mama ndi nyirabukwe kwini ndi umudahurwa nitwa Mema mabukwe none akuvuge bamuce akuvuge bamuce ngo zibari mukanyara bimbwiye nkaba nitwa Aline nkaba ndi umukazana w'abanyarwanda nkaba mfite umuhungu umwe n'umugabo umwe mwiza nkaba ntuye muri Kenya nkaba nkorera kuri The Beuty TV show kabisa nibyo awe n'umukirekazi hariya mu gace neza kujyanye n'amafaranga icyo nari cyo nizamwanga uvuge ngo mpagaze neza kujyanye n'amafaranga ayo hagaze neza mwana hari ibintu byigara umugabo wanjye aheruka kumbwira ngo sheri uko turi abatindi bo kubabarirwa ngo bose yaragendeye ku yarabonye abamwe kamisha aparitse ahantu twese aragara twitegereza mu mwarimu ngo turi abatindi bo kubabarirwa naho yiyenza nawe
nanjye nitwa Queen Uwase Amanda ndi umukobwa w'abagorora w'abahenda bo mu Mibunda aho mwitwa w'abahiga Primus awahiga nawe uwanditseho ngo ni umukobwa mu Mibunda ndi umwishwa w'abahiga ndi umugore w'abasinzira ndi umugore umukazana Amanda Amanda yes umwezi uco yaririmbye Amanda mumeze neza ariko abafana banjye ngo barabakundaga ariko muri mu matiku ngo badukunda ngo baravuga ati dore abantu bavuga ngo ubu nyine ntabwo bari budukunda ni ukuvuga ngo amatiku aramutse ashize ugiye gutegura yego nagize ngo ntabwo tutikura kumwe n'agateranya urabirute sebuja w'abandi sebuja wabo banyamatiku okay hari igihe hari karagiteri mwenda guhuza na papa Legend barazikura hari karagiteri ngiye guhuza zo guteranya tuvuge uva aha ujye kwa Queen urabona ari buriya uvuga gututse ugatuza kwa uriya gusuzugura gute ariko muravana by'umututsi mbere yo kongeraho njye kumubwira ko mwamututse ewana ariko buriya ngo nimwe mushotorana cyane mushotorana twitereye kubuni kabisa mwarangiza mukibyinira kweri tumutugashinyika turakugendamo imyenda y'undi mwana mpamwishaka tukakugeza ariko amara tukiryamira imyenda y'undi mwana mpamwishaka iki yande nyine mutekereje agiye mu bukwe mutangira kugenda ku myenda ye ubukwe ko ari bwinshi twatashyira ko twatashye ubukwe bwinshi ntacyumvise twari turi gutanga ati imyenda ugomba kwambara buri situation buri hantu hose ugiye none se kuki mwayitanze y'ubukwe Nyamwiza avuye mu bukwe none se umuntu wari woze uwo munsi tukugikiriye ntawe wari wapfuye nyamara mwebihakana muca amazina siwe mwavuze siwe kuko twavuze ikiriyo hari hafi abantu miliyoni twavuga ku isi abantu tuvuga aniversary abana bari bavuze ijana kandi icyo uriya munsi w'ubukwe hari iriya mwana wacu wenyine harimo amakwe nkayo mwenyine mwamumwitorera nyir'ubukwe mwamumutwerera ariko nawe itabyumva kuki ahitabyumva so rero baravuga ngo nk'ukubise iki uteye utuye mumbwa mu bibwana ikinote ubwo ni cyica cyahamije bivuga rero ko wira mwateye nawe yariyumvise muri wumvise nyamwe wumvisaga akego babushyizemo noneho ariko ubundi muri mwebwe umwanga cyane n'undi turamwanga ko twaramuremye twe dufite rero zo kwanga kandi mwari inshuti kandi ari wavuze ko nyanga ku buryo na Rwanda baramushaka kwisangamo yaravuze ngo kwanga bigewe ngo afite uko yamwicaye umwita nka for real nk'uri kodi imere ma telefone kandi uribuka muzana n'ubundi wari wambaye ingofero murazana mwembe hano ku Kasarani none kuzana bisobanura inshuti mwapfuye iki ndashaka kumvisha urwango ufite urwango reka reka bivuga urumva kubera ko uyu munsi ntabwo dushaka amatiku ntabwo dushaka amatiku dushaka twiganira ibintu ariko ikintu gitangaza ari nariyenza inbox ubu iki gishyira no kuri kazi shira hano koko yarabivuze ntibakazajya bavuga ngo ari nariyenza ariko ngewe kintangaza baravuga ngo ari nariyenza bakongera bagira umutima mwiza mbese ntamenya ko mpagaze kigewugewu ngo umuntu yifatiye indege ngo muhitamo bikorera icyo imaze kurushanwa mu ndege twagiye muri ayo marushanwa ko bimeze neza kubera ntagira ujya Dubai twirushanyiriza nagura akamodoka ubu murahita mugororwa ariko kuko ahita mugororwa cyane no haho sinahajya basi biyubaka inzu ariko ni mwari mayubaka
nyine ubwo turakomeje kumva amashanyarazi ari mabi cyangwa nawe mwayitangiye aho bw'isuku bw'ukazana kwe Amanda shaka urwo ntabwo turarugera twimana turoti ndi ubabarira ntabwo urwo nabahobeshye ese uko wahiriye kuri video reka ishaka nayibonye abakoze cyane nayibonye nawe wajonjora ibintu najonjora bro ujye muri iki najonjora we nagushyirishamo mbishoboye thank you wowe washyiramo Aline wesi ushoboye none wesi ushoboye ariko sinana gufungishiriza hano nagufungisha muri Rwantanamo amajonjora yagutwaye hari nk'ibishoboka ngo ndafungisha sinagufungishiriza aha wowe nagushyira bakagufunga ibyo bicece ufite mu kanwa bikagupunguka rero bimenye ko ntarimo muri iryo fungwa iyo ndibamo yari kujonjora nkagufata nkajya gufungisha ishuri 500 wowe Aline we wenyine ku giti cyawe rero bimenye ngiyo mba mu bafungisha iyo mbamo cyangwa iyo ngira uburyo sinanagufungishiriza hano nagufungishiriza aho uzapfira ego komana ariko abantu ushaka ukataho neza ndakatiri nitubiri sinkata Yesu arahanduka ne harendo ndakwanga nawe ushaka kunyange aha nizeye ko wabyumvise njye narizi ko ari imikino ni ukuri n'ubundi iracyari imikino ibintu se byumvise koko ari warangiza ngo ndamwanga se ndamwanga nkande mfite ubuhe bushobozi bwo kwanga umwana w'umuntu ariko rero ejo bundi mwari muri kumwe ngo mwamaranye ngo amasaha angahe ngo musangira twabonye video ngo mwiyunze twahuriye mu gikorwa cya mama Mudenge yari yabyaye tujya kumusura kandi twese turi inshuti ziwe ku mpande zose so twahuriye mu gikorwa ariko nta kwiyunga kwabayeho nta kwiyunga kwari guhari none se ko muri abantu b'abakirisitu koko ntabwo mwavuga ati byibura njyewe reka ngende cishe bugufi amahoro azi cishe bugufi nkora iki basi uvuge ati ngiye mbabarira namukoze iki wenda nimba hari aho nakubabaje siko abakirisitu bavuga shaka ikintu kimwe nasabira imbabazi ugeze wumva kuri oya ashatse kukubwira ngo nubwo nta gihari wowe uca bugufi bwa gikristo imbabazi nzisabwa ku mugabo wanjye honyine ntacyo nakoze honyine nuse barimo bavuga ari ngo bagufungira Rwantanamo ntabwo wumva kuko wowe sinzi nimba nawe niba ariko kwanga njye ntabwo yamfunga Rwantanamo nuko bamujyana Rwantanamo napfuye reka da noneho niba wowe wasiniwe n'ibindi byose ninjye mubi n'izina ry'Imana ngiye kubunga noneho mwavuze ngo ndigateranya ngiye kubunga pe ubwo se ufite izihe mbaraga wowe bafana banjye munshakire soda kubwa munshakire inyama zunga abantu mucinje mbuzi kamari mbuzi tucinje mbuzi reka ndeke kubitsindaho reka mbibarize mwebwe ubwanyu mwatangiye kamvuge ati mwejo bundi sinzi wenda abantu batangiye kubareba ryari ariko muri kuboostinga kandi muri gutera imbere ku buryo bwa views uburyo bw'ubushobozi n'imikorere mubona ko ari irihe banga wenda kuko lazima dufite channel nyinshi mujya muzibona zakwifuza kuvuga ati reka tube nka Beuty reka dukore nkabo n'irihe banga mushobora kuba mufite okay nta banga kandi for kuyumva ngo ikuyumva ntabwo yayumva hakika uzukuntu ateye abahana tahabo abakuri imihanda atayiba ako shawo Amanda urandwanya for ni ukuvuga ngo nta banga ryo gutera imbere iri kuri iyi mihanda ni ukuvuga ngo nta nubwo twebwe twagezeho abandi batagera nta nubwo twarenze aho abandi barenze turi ku kigero kimwe n'abandi njye niko mbyita gusa turushanwa ikintu kimwe
yego Imana hari ukuntu ijya gusiga igikundiro ikakugabiza abantu abakunzi cyangwa se abagukurikirana icyo ni ikintu Imana yaduhaye yaduhaye audience umuntu ukunda yadusize mu bantu umuntu yatureba akadukunda tugakundwa n'ingeri zose z'abantu abatoya abakuru abakire abakene so ibyo bikadufasha kuzamuka so iyo ukunzwe n'umuntu ufite ukuntu ahagaze afite ukuntu agira iki kigaragara meze neza iyo ukunzwe n'umuntu ufite uko ahagaze hari ukuntu akuzamurira amapfa yego umuntu kuba yaguhagurutsa nkaho ati haguruka mwana wanjye jya muri aparitema y'ibihumbi 200 muri iki gihugu cya Nairobi 200 ni urugero y'amashiringi nyine akavuga ati haguruka wowe ubwawe utabasha kuyakura mu mufuka cyangwa utanafite ntaba kuzamurira amanota cyane rwose so navuga ngo iyi mihanda ikintu gusa dusiga audience ugasenga Imana ikaguha abantu bagukunda naho ibindi ni ibisanzwe amadolari 100 yinjira niyo winjiza views ngira 3000 nibyo ugira nta kindi kintu kidasanzwe kiba hano ngiye niko mbibona nta kintu wakora hano ngo ukundwe n'abantu umuntu ashaka gukunda aragukunda ubusa ashaka kwangara kwanga so twebwe buriya ngiye sintekereza ko tugira views nyinshi nta nizo izigo amafaranga tugira ava muri abo bake baturebye ngo tugiye kujahara ko turabatinze uko barirwa none tugiye nk'amadolari tukayagabana turi batatu ni ngo tuba dupfuye ariko kubera nyine ko twamenyanye n'abantu bya tubwira ngo ukwezi kuzaguja gushira utibuka kuzanahera ngo Imana yaduhaye igikundiro yadusize nyine ayo mavuta abantu baradukunda ariko mu by'ukuri ni nk'abandi bose abantu baranavuga ko mwemeye ubuse abandi bo ntabwo bakunditse barakunditse se batwivuze batwitwara bahari ariko nanone n'ubundi gihari ntibarebe bakundwa ariko n'ukuri ntabwo ari ukwiyemera nyine njyewe ukuntu mubarusha turabarusha no gutinda hano tubarusha wenda gutinda hano wenda bazokundwa kuruturusha wenda bazakundwa kuruturusha ariko nyine ikintu turusha aba YouTubers bahano views zo turi no hasi cyane nta n'inzo tugira ariko amafaranga nyine y'ijya bikunje ega nubwo twabimenya wasanga nabo ariko bakundwa wasanga twe tubivuga wasanga ntazi uburyo amafaranga bagukunda n'uburyo bawe kuko ngiye nshoboye kubivuga cyane ugasanga bigize izindi mbaraga wowe utavuga simenye aho uhagaze ngo tuvuga ngo tugiye mu Rwanda twebwe no kamera ngo muzajya gucumbika muzajya kuba mu mazu y'abagore byabira mu mareka n'isi baravuga ngo ninjye wakazanye Amanda uze kumbera umugabo ndabibera umugabo agavuga ati niyo mugiye mu Rwanda ngiye nitanze kubishurira inzu apartment y'amezi 2500 bakabitwishyurira watari umufamili abafamili bitarabona ifaranga z'abafamili ndayaguzanye niyo gusa ngo kubera abantu undi twicaye akavuga ati umva kubera ukuntu bakunda mpabuke musoke n'abagabo banyu nyine bakadukora tutashobora kwikorera yani icyo ngicyo gusa naho views zo nibisanzwe hanyuma se muva mu Rwanda mwaje muvuga ko mufite niba ari igitaramo niba ari umuhoro debut dinner yaje kuba oya ntagira abwira kwa gatatu n'abagabo n'abagore se ngo natwe tuzaba cyane ngo kandi ngo nta contribution nayo n'itike maze uzayihabwa uravugisha ukuri bana musigaye amagiye kuzemo ngewe ntabwo nyandipfa umva ntacyo bazagushyiramo esanse ese amafaranga ni ibikundiro gusa tugiye akantu mu minsi y'imana bakagitazana umva ikirori baguhe tike ugenda gusa wenda gukora kwiyambika neza uzambaye neza nta bintu by'uducupa ibintu byo kwambara nabi kwambara biriya abaza bacekinga bw'ingatire iyi brand imaze igihe kingana abdari hanze tumanuke turebe uko turuhagaze na yego
Ese hari imyenda runaka mwategetse? Yes, hari dress code. Abagabo costume iri full ya black. Agiye mana aho maranyirukanye niba harimo costume. N'umunsi wabuze wambaye costume wawe. Ntabwo uzinjira for real. Costume ndabona abakobwa nakataga kanzu keza kakagonje agakanzu ka white umweru n'ikirabyo ushaka n'ikintu cy'ikirabyo bitabena hamwe kagufi cyangwa kareka karekare cyo kuba ari umweru ako nibaye byiza akarusho yaba ari afunze azane bari zambara nambara ikote wese uzambara kameze gatera yewe azacenguzamo ibicishe mu kagufi nzambara ikanzu nimvuga ingufi babyumve ko ari zimwe zamira ngufi ikanzu ngufi iri goje n'ikintu cy'ikirabyo hano n'agaporte monnaie kameze gutya makeup yanjye eyelashes Allah dore ibintu byo kuzana abantu niyo mini yawe iyo mini none se ni couple umuntu yaza kuyikiye wazana n'ushaka gusa ntago ari couple kuko hari abagore ndashuriye cyane abantu bazaba hari n'abantu muri iyi mihanda mostly abantu bazi abenshi abandi n'abantu abasigaye ni abesto kandi ntibeza bacamutse chanari ubwo kabisa tuzaba turimo turya twimera no ku buntu hanyuma rero ejo bundi mwakoze ikindi gikorwa mufasha abantu batishoboye oya ntabwo twafashe abantu batishoboye twasangiye n'abagore barwanasha mwasangiye n'abagore babatabazi murambabarira ko naringiye utariko buriya manda araza kungendaho hanyuma mwabitekereje mute byaturutse muri abo bafana banyu ni mwebwe cyangwa byaje bite igitekerezo ni ukuvuga ngo cya gikorwa twagitekereje turi mu Rwanda nibwo twatangiye gusevinga amafaranga twari twaratangiye ariko tudafite icyo azakora tutarapresiza icyo azakora turi mu Rwanda saturaga se amafaranga tuzayakoresha iki ugatekereza se kugura ikintu runaka amafaranga menshi kugura ikintu runaka cya Beuty gukora agastudio se iki ariko ncarambwira mu gihe twanye ndamuga ati rero nikuvuga ngo kubera ukuntu tuba twanga turabarwana shaka byo kukanwa kuri asimbikunda cyane antuvuga ku media byibura niba abagabo babo bari ku rugamba hariya bafite abana ba present hano bafite abagore basize ngo rukundo muvuga mukunda batabazi ntarwereka ababo kandi nta kintu cyanezeza umugabo nko kuba umwana wiwe wamweretse urukundo ameze neza so niho kuvuga ngo twaje kubereka symbol y'uburyo tubakunda tubaha agaciro abagore barwana shaka ya ni muri urwo rwego rero nuvuga ngo nta mufana nta muntu wari urimo amafaranga yacu warabajije ngo ese ni igikorwa cyafashe dusanzwe ibikorwa hafi 90% bya Beuty bikorwa n'abafana nako ni 100% ukuyemo kira cyabaye ibindi byose twakoze ubuvugizi hari abantu n'ubu bishyurirwa amazu kubera Beuty dufite abagore 3 sure se for real for real utazuyumva for real koko abantu uko niko batatu ingo zitatu bishyurirwa amazu buri kwezi kubera Beuty so ariko ntabwo ari twige tuyishura n'abakiraro hari n'ibindi bikorwa byinshi twakoze ariko bitavuye mu mufuka wacu bivuye mu bafana bacu ibyo bindi byose ni abafana babikoze turavuga ngo natwe uwaye twege tutakora icyacu kitwitirira noneho tutavuga ngo hano ngo turashimira ngo mu diaspora ku mbaraga zacu ibaze nkanjye na Queen kwikora amafaranga 100 birenga tugakora igikorwa for real nubwo mujya mwirata mugatukana ariko icyo gikorwa ni cyiza mwana cyiza cyane icyo gikorwa ni cyiza pe Imana ibaho umugisha nubwo ntari pastor asante n'ukuri hanyuma se icyo gikorwa hari ubundi buryo kiba gikomeza cyangwa ni igikorwa ngarukamwaka ahubwo umwaka utaha kizaba kiri double niba twakoresheje 100 umwaka utaha bishobora kujya muri 200 nabwo se murifuza ko kizaguma kibi cyane cyangwa nta kuboko k'umuntu kuri kuvuga ngo twe twagiye abanza batangariza n'ubu baraduhamagaye nyuma kira gikorwa benshi kuki mutatubwiye ngo tubasupporting turavuga ati byo muzo dusupporting abone byinshi dufite ibintu ubu kuri Beuty ndi umuntu wese yemerewe kudusupporting ariko turashaka umwihariko wacu wa buri mwaka
none n'urutana ubu niba twasevingaga amadolari 30 ubu twagize kuri 50 ariko noneho umuntu avuze ati ndashaka wenda kwishyurira umuntu ibyo rwose biremewe cyane birakunda cyane twamushakira umuryango kandi nta kimenyere tugira uturereba ngo umuntu ngo wa undi ubabaye ubikeneye bien niwe tumuhereza sha bantu banjye kabisa mugende murebe icyo gikorwa ni cyiza ni nyamibwa kandi Imana ikibaheremo umugisha none se ko mfite ibibazo byinshi harakisha ntaretse nkabaza noneho nivuye inyuma harakisha icyo yakiranye everything ngo muri abavugizi ba Nyakinshasa hello since when kuva nyine bamukoraho mugahita musara agari bagusa se abo bakora bose ejo twavugiye mukamurwa nta muvugizi we tubaye umuvugizi we nkamuvugiye ngo iki rero kasarani bose baza tukwaga kuri ya taguza tuzo tugatera uyu mwamubesha ariko turebye mu mboni zacu turabona harimo question mark bise ko yati tuzaziraga ngo nimbyarya uzi uburyarya ngira oya ubu wowe uburyarya oya utabyarya muri iyi sago ntabwo ukajya kuryarya sometimes akavuga ati umwana wanjye ntamubabaza so rero kuza kuri mubi usize uribi ariko umutima wahabibo uko yoko azi kuri muremure kandi rero kuresha azavuga umwana ndekere mama ndekere mama uzi mama ugire mama wanjye avuga ati mu bakobwa bateye neza kwisa ari ni wa mbere oya hari abantu ubucuritse baragukanze bajyagira gutya byashuwe rero abantu bateye neza ni nk'abariya nizo taye nizo size umusarane ndetse muri kwiyenza mama gutera nabo ubundi ni gute oya bakamubwira gutera nabi ntujye ubona ababene wacu kazi b'abakikuyu hari uteye nk'umukikusuku nyine wateye wowe nakubwiye ngo uteye neza ni nyashi ngo ndi nyashi wese shaka nirenza mu cyahe byakuze ko ari mu mushotorana ngaho nyimvira uzi ko ari mu mushotorana ubwo ndashotoranye kwivuga ukundi ngaho muhaguruke mbereke ko nyashi wese ko njyewe mba proving wrong ko muteye neza mvanga uburyarya urabiprovinga kubera namaze kubyemera ko ni nabi wowe ugiye guprovinga iki nari nshaka ngo uhaguruke kuri table 6 uri kubyina nturikaraga bakaribona nturikaraga bakaribona ko ndi bushyiraho akavideo uri kubyina tenge ni ukubyinisha amavi nta mpamvu nari naho tondo wazi ubyinisha n'igituza kingana n'inshinga muriyenza mucucitse reka mbaza akabazo ese mubibaye ngombwa ko Queen wisanga washwanye na Aline wabyakira tuzadufwana biriya byo gushwana mugatandukana ntago byabaho ikintu kitabaho uyu agira akantu k'agatempa ko hejuru nanjye ndi mu bantu bazi kwihangana kugeza ungejeje aho ushaka kwihangana cyane buriya tishiza hezara oya kandi cya kabiri nanjye nubwo ugira umujinya uri hejuru wihuse ariko ntekereza ko utogera ku rwego rwo kuvuga ngo benda kwisha fini termine na biso na fini na termine iki kintu cyabaho mbese twizere ko muzarinda mukecuru no tuzotandukana n'ibintu bibi umwe apfuye cyangwa se ubabonye visa tugatandukana akajya mu gihugu kimwe nanjye nkasigara mu kindi cyangwa nkajya mu kindi agasigara nabyo kuvuga ngo urabona ngo kwini ngo umushahara wose ngo yawishe nabi ngo ntabwo yampayeho icyo nicyo dutandukanya pi urabona ngo hari umufana wohereje ngo amadolari 500 ngo ntiyambwira icyo nicyo dutandukanye hako aba abantu bazi guteranya ashobora kubinjiramo hagati icyo nicyoba tuba twarashwanye kera sinumva zabikora se icyo kiba cyaracya ngo guduteranya ayiwe ntabwo mbese icyo kintu kizabaho kanisi kandi ejo bundi nakubonye muri gym
kandi umpengu kandi izo nzoga zirabujijwe izi ntabwo izi zirabujijwe iyi primus irabujijwe mbojari primus nta gitabo kumuza kandi Mutinya pasiteri wawe reka mubwire ko wanywa inzoga iyi nubwo zizaza zigura reka nzamara bava gusiga reka mbashimire rero ku mwanya wanyu mwampaye nanze kubateranya yego mani nuko kureka nanze kuvuga Nyamwiza uko ntiwamuvuza nta nubwo nja kumureba urumva nta nubwo mubwira ko twakorana ikiganiro nta nubwo akibona ariko gusa akantu abantu nshaka ko muca baravuga ngo nagatwiko mani murapanga muri inshuti that's not true muravugisha ukuri kw'Imana avuga ati aba bantu bararegera avuga ati aya matiku niyo azadutwikira ako watwika ari amagambo aya magambo ngo playing niyo wabigiraho uramutse ushaka gutwika none se ubundi utatwikiyeho ayo ni amagambo ugomba guhita wishakira abashinzwe umutekano rero nicyo kikwereka rero itandukaniro iyi nayigeze ahantu hose ariko nta mwanya ntawo mfite we ntiwakwifuza kubona ari rwatana reba nka Mwiza wonsa ufite umwana w'uruhinja wongeye kumuripotinga muri polisi wenda arayemo nubwo yoraramo ijoro rimwe uriya mwana yorara ibibazo icyo kintu ni Imana yaguhana kabisa ntabwo byabaho ni Imana yaguhana ariko nawe abaho nta bababarira uwo niwe aho nta bababarira rero ibyanjye sinkabibazwe bene ibyo wenda ibibazo bibazwe ariko njye sinzabibazwe we ntabwo umuntu ashobora kukubwira ati wantukiye umuntu ngo bikore ntabwo we nose ntabwo azira gutukana ari akaza ngo wagipfuwe ngo sinzi ko nashobora mutoma wenda naguserereza mu bundi buryo hino wabishobora ntabwo nimba mbona utabishobora ngo wanuza we uzi ko ikintu ashoboye yo kubwira ijambo bitari mu gitutsi ariko ribabaje kuruta igitutsi ry'umugera ribabaje kuruta igitutsi ko ngutinye yes ariko rero ubwo nabwo muba mu bwenge ko mwakabuza ngo mama ntuze aya bagakubitwa neza urakagira ibintu byanje mbe ntabwo mwabivuga reka ntabwo wabivuga ari ibyo aya Mutoma wabuze icyo tubaza none kukuragira gutuko mwirize kubateranya ntabwo kubera ko abantu bazi yuko ibintu byo guteranya byo bitwika tukaba twanze kubikora reka dusoze ikiganiro njye reka mbashimire mwagize neza kugera ku bafana ba MutoManza barabakunda baraje babibereke kabisa ariko kandi na Nyamwiza nawe nzajya kumusura vuba hanyuma rero guys mwirukanke kuri The Beuty ndabiziho ewana ni vibe nzi neza ko mubikunda nzi neza ko mureba udukorwa twabo twinshi bajyasetsa babura nuko bakabyina bakaririmba bagasohoka n'abakire urumva basigaye nimba bagikuzimu nimba simbizi bafite n'amafaranga murumva ko badutegurira na gahunda nziza rero mugende mukore subscribe kandi nawe watambaye uvuye kuri The Beuty ukaba wageze hano hita ukanda subscribe kuri MutoManza rero ibiganiro byacu nakagaruka turabakunda cyane ciao thank you so much